naguhamagaye niba ashaka kunyumva umbwira ibyo wishakiye none wicaye hano ngenje muri gahunda zanjye ariko se uracecekesha kubera iki hakoze ko mbona ufite ubwo budashaka no uransobanurira iki naguhamagaye umbwira ibyo wishakiye ariko ngenje mu akubinfuka umuntu nje muri gahunda zanjye hano nkuko namwe mwicaye hano nta kazi kibiramureba ngiye se birandeba ariko wikomeza kumfata gutyo sibyo mu gihe udashaka kunyumva mu gihe udashaka kumva mubwira nanjye ntabwo nshaka ariko uraza reka nicare nawe naza yicara aho ngaho ako se waritse rigora mu biki niba muri kumwe kubera ko ubishaka najye nyihorera rero reka nicare hariya niba udashaka wambabariye umva ndaza kuguha amafaranga basi ndabizi urayakenesheri urabizi ko ikintu cya mbere nkeneye atari amafaranga ibyo ngibyo urabizi nise ushaka iki umwanya wawe kunyitaho ukanyumva ariko mvuge gahora iki ubundi andusha ubwenge babisuzwa mukunda suzwa mukunda babarira usohoke ndakwigize babarira ndakureba ndahita nza kukureba kandi mbabarira ibi bintu noneho byawe bipfe twatuza mbabarira ariko ibintu bukora ubundi ubuzi ko yako yanuka ashaka kunetesha ibingibi ibintu buri gukora ubuzi ko ngiye bitari kumbabaza ubuzi ko bitari kumbangamira ngewe ndagukunda sibyo erega kunkunda ntabwo ari mu magambo gusa mbabarira basi usinkura ikini yahure urya ngo bigende gute ngaho usakuza twicara hano hari imyanya itatu reka nanjye nicare hano ngiye ndigurira ibyanjye ndabyigurira urumva babarira ni wowe ndabasumbe sibyo ndakumva ariko a condition ntabwo nzongera nukuri kwimana ugomba kunyemerera ko ugiye kumereza umwanya cyo ni kimwe umwanya ndawuguha guhereza ikindi kandi ibintu byo kuguhamagara ugashaka kunzanaho impamvu ntazi zarizo naziza ibyo ntabwo mbishaka tubifukanira wambabarira ukagenda kuko se basi ubikorera iki bingibi ndaza kugusobanurira mbabarira sinzi ukuntu wamfashe nk'umusazi urumva ese uba sinushaka kuciwe mbigeze finale ubundi se yaje nge ntabwo mutinya niba udashaka ko mubona cyangwa mbone nge ntabwo mutinya urumva niyo yaragukanze kugira nk'ikigo cyangwa yarakuroze kwanza ibindi nanjye wabyikoreye ninjye wakoze aya makosa yose kukwemera ko ugomba kuza muri ibi babarira basi mukanya ndaza kuza nkuzanira amafaranga sibyo amafaranga ndaza kuza nkuzanira amafaranga babarira nukuri mbabarira ndagusabye babarira sinshaka kuza kongera gusubiramo ibi bintu babarira ugenda ariko ntabwo uri busubiremo sawa sinongere kukubura You okay? Yeah. Sinzi niba ari umutwe wanjye ariko I could literally swear nari nkumburanye n'umuntu. Nkumburanye n'umuntu? Yeah, ndumva ari nk'umuntu mbonye tambuka mwari muri kumwe I think so. Wa mugabo wa ex wawe babyaranye. Ngo? Wa mugabo wa ex wawe mwabyaranye. Ahubwo ndikora kuri hano hafi. Tuba ko tuzanye rero igihe cyashize gitambutse yaciye hano aransuhuza tukomeza. Kina musanze hano kweli. Yes. Ndoma umusanga hano tukaganira face to face, man to man. Chérie. Pepe. Listen. Reka kubyegereza umutima ni past. Ubu ni ex wife wawe. Ndahari nk'umugore wawe. Yeah, ariko ntabwo bikuraho ko bansuzuguye. Cyararangiye, that was past. Yeah, but it still stings. Ndacabyumva muri njyewe. No. I still feel agasuzuguro. You mean like I'm nothing. Don't make it personal. Yeah, that's true. But uko ni ukuri Chérie. Gigi. Uri umugore mwiza pe.
kandi ndagukunda cyane ariko ntago bisiba umujinya n'uburakari natewe n'agasuzuguro kuri amugore. But it's a purse. So you bring here like kugira ngo tumene gutya. Okay. It's all of my fault. No. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. So we are turi kuri date uri fighting na past your ex wawe. You know what you mean? No, nago nabipanze. That nigga should not have come. Sibyo. I didn't plan to. Okay. Can we forget about it? Yes. Please. Boo! Okay. Where were we? Seriously? See? I'm smiling. I see you smiling. Kapana smiling. That is what I'm saying. What about ibintu by'imitobe tubireke ntabwo ari ibintu byacu? None ibaze ko akaye wanyweye like Fanta kama juice. Sijui. Nyine ariko ibintu None ukaba uri kureactinga gutya ibaze harimo ka something like no, biziko manda umwana mwiza se. Yo, bash. Umwana mwiza. I know. No, but seriously. Me. At least reka twimura akabari. Uratangiye. Dore twaje hano tuje kwishima, sibyo? And Umwana w'imbwa aratuvangira. nta nubwo wanamubonye seriously. Ahubwo n'umunwa wanjye nkozeho. No. Ni intebe ntago ruko yari iteye. Thank you so much. I see. Kumura mu mwuka wa Nyagasani ukaba uri mu nyinjiza muri operation Ndi gutekereza. Twakwimuye akabari tukajyana hari umuziki. Ahubwo nyine ushaka kubona n'umuceri. Ushaka kurya umuceri? Kireke icyo udashaka. Ni iki kindi? Jesus ujyana n'inkoko. Ako ntago ntekereza Ariko je ntago nshonje. I knew. Like ntago ujya urya mu buzima bwawe utunzwe n'amahoro. Ahubwo let's forget like about the twajana kwinjoying, right? Twigirana ari umuziki sibyo? Please. All right, rero kubera ko iyi niyo twayishyuye tuyima mama tugende. Okay. Seke fan. Umwana Biraryoshye cyane. Ni bisukari. Ariko washize inyota. Ase wowe urimo inzoga. I love you though. Sisi nanjye nimba umumama nzanambara mene ibyo bikanzu bimbere nk'ukuntu mbamo nayo bikubereye. Iyo ngibi nta muntu bitabera. Wowe no kubyibushye se nkanjye nanutse gutya. Uzarangaraga gutyo. Ukuntu umumeze nk'umumama yase kwandira kwa ministiri. Neza nukuri kuma nta muntu wamenya yuko nyine iyi nzara ariyo yawe cyangwa ari hano taha. Umuntu akubonye mu nzira umubyeyi uturuka Yesu mwami. Nuko rero ukora iki kintu uzagwamo impano. N'udutenge ujye wambara n'uturibaye. Nibyo bikanze ariko nyine by'abakire. Yego. Umva zara ndi kumva nishimye. Nago wabyumva. Iyo turi kumwe hano mu rugo turi guseka twishimye muri bintu byoheye. Ahubwo se we bari twajyana gusenga. Sure. Cyangwa kubera wereba warangije no kwitunganya nakitunganyiriza nagutinza. Cyatuzajya n'ubutaha. Siwe pasterine wabo sibyo njya numva ubwo nakinjira gahita avuga ngo dore mu wa pasterine sibyo Yambare kanda agakanzu karekare. Yego. Nyine twakinjira gahita avuga ahubwo wa present. Nyine uzaguruka bivuga ngo Yesu ashimwe. Nitwa Zera. Nyine uko murireba akaba ari sister wanje. Kugira ngo nyine banyubahe nyine kubera yuko mvukana nawe umuyobozi wabo. Sibyo.
ahubwo ntereye ibigoma by'umwana muheke mujyane. Ego. Se ubwo ahubwo ko kugira ngo umujyane wambaye iyo kanzu yakishifona pe ahantu wamuhekeye umutwe wagenda ujyaho cyangwa kakagenda kakuruma ukagerayo kabusiza amacandwe wamutsigiye. Urabyemera se noneho? Yesu uziko niwe mwana mukunda ngenda agaterura nanarira ndamuha amata. Shazero ko wahindutse ku buryo bugaragara. Ibaza ko mbikubwiye nivugisha n'ubundi nanjye numvaga nyine ko muhekera kwibubu nyine kwigambo kuri. Ntabwo byahise neza. Ubwo rero namutekera agapolisi umuhe muze kumana amata. Nurangiza ntamwogeje. Ubwo nzajya muhindurira utwenda kamaze kubyara. Ko nyine na pampa atayanduje nyine umuhindurire. Nzambwirwa n'iki se ko yayanduje. Nzanumva umuhumuro mubi. Oya rega umwana yanduje ntago wabiyoberwa. Unakoraho ukabyumva. Hanyuma harakabona atekereje. Urabona ko bazi igihe kinini bicaye hano mu rugo. Mu by'ukuri kumbaza utuntu twose nanjye hari igihe mara nkumva nyine navuga se buriya n'ibyo utanyaka kubera ko nyine gusaba nyine no gusaba. Natekereje ndavuga ngo ndakubaza. Wumva umuntu gushakiye cyo gukora wakora iki? Kuva uriya mwana ndashaka kugutamo business yawe wigenga. Ndagukunda. Uti niwe mukuru wanjye. Ni wowe ubundi abantu badafite bakuru babo babaye bati. Azero agacucu. Umva business bwo nakora. Mwana nyagasani. Birancanze ngira inama. Ako nacuruza nka alimentation cyangwa shop imyenda. Ako naho ndacuruza abakobwa naza imbara nyiyambarira. Ngeze nabyemera. Nayimara nyambara. Wayiyambarira rwo. Zadushiduka umuntu akahita avuga ati ariko mwana ubwo nagiye kuwambara. Umurumuna wawe yarawambaye. Ntabwo nawe nyuguze. Ubwo nanjye nagura rero nacuruza yaba mama kubera ukuntu ukunda kwambara neza najya ngo ama gift buri munsi business ikaba yacu yo kwiyambarira. Ubwo twakoriye iyo gucuruza y'abagabo cyangwa y'abahungu. Hari akandi kantu natekereje. Biriya byo ku mu agent bakwana n'amabanki Access, Beka, Koje Bank, Equity na Mobile Money. Sikudira bintu bigira amafaranga na MoneyGram ukagira na Western. Urumva nese aribwo bisaba guhorayo ibyo ni wabikorera. Ndashaka ibintu uzajya ukora ukirirwa ku kazi. None ugiye kunkamira. Okay, wowe bitekerezeho unabaza abashuti bawe. Abuzi bajye bakora ibintu babaze inyungu irimo kugenda gute, babaze ibyo cyane n'imisoro. Ubabaze gufata imashini ya IBM igihe bimara ibyo bintu byo kora biziko muri kino gihe. Ikintu cyose ucuruje ugomba gutanga IBM. Sibyo ibintu byose bibaze babaze ko makoza kodeshwa ibintu byose ubibaze. Kanyuma utari kumaza ngo umutahurangana ute. Fugira. Nena tuje gutaje ko bateza 5 million. 5 million. Zera. My sister. Utagira ngo uzabanze kurema imwe ngo banze witeho. Zose no kuziranguza. Nyine twayaranguza sheri thank you. Umva bebe none umenya umva bebe none nimba ndamufata gute mana nyagasani. Uraza usanga yabaye muzungu kandi yari igikara. Yetseho. Sawa urugendo rwiza. Sawe. Mana nyagasani. Umva ndakabafatanye. Ese kusigaye ukunda kwigunga? Ntekereza mu rugo rega mwakundi kwigunga ukundi. Okay. Ndashaka tuye ko dukajya kukugurira imyenda. Kugira gute? Kukugurira imyenda yo kwambara. Singa no. Urumva ari ngombwa Cyane. Nese uraguma wambaye iyo ngiyo. Buri munsi. Kare kuzi ko nirirwa hano nta kintu nkora. Ko ni ngombwa kugira ngo ujye gupfusha ubusa amafaranga ngo murangurire imyenda. Ubuse haje abashyitsi bakakubona uyu munsi n'ejo bundi wambaye umwenda umwe. Wenda ninshaka ninjya mbabona njye nigire hirya ari kuri ru. Nyine ubu mutapfusha ubusa amafaranga ngo mugiye kungura. Ubundi si iyo myenda ungura ni imyenda imeze ite?
urashaka kungurira impenure nk'izo mbona hano mu mujyi mwambara? Oya ndakugurira imyenda myiza isanzwe. Yewe Myiza. njye ndumva atari ngombwa rwose pe, ntabwo ari ngombwa njyewe rwose ndumva atari ngombwa ubwo ufata amafaranga ujye gupfusha ubusa ngo ugiye kujya kungurira imyenda. Kare Erega ni inshingano zanjye mama. reka mwana we ntabwo naje nje kuruhanya rwose. Oya ntabwo ari kuruhanya. ese ayo mafaranga mwabura ikindi muyakoresha? Kuki ntakugurira imyenda se? ariko njye ndumva ibyo mama avuga ari ukuri. Ese undi ujya kumugurira imyenda hano ya myenda wa mugore we ngo ni Kamariza We nyamara yaba yambaye. uri wasuzugura mu gihe ku rwego rw'agomba kwambara imyenda ya Kamariza. Hassan ari umukozi. Ariko numvaga ntabwo mbizi No. basi mumbabarire. Oya mama mwana wa ngiye kukugurira imyenda umwanzuro nawe ufashe Umva sibyo? mwana. Iki se? umva reka tworoshye ibibazo rwose. Urumva? Reka tworoshye ibibazo mutavamo munatongana mupfa ubusa. Basi ayo mafaranga wari ugiye kunguriramo imyenda sibyo? Utaneze amatwi se kandi nyamara ni umwanzuro mwiza, ahubwo wayaguramo esanse sibyo? Tukajya imuhira dore haracyari na kare nkajya gufata imyenda yindi nasize mu rugo tukagarukana, hanyuma igihe nagennye kumara hano cyangwa mwagennye cyagera ngataha kuko mfite imyenda. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo rwose mupfushe ubusa amafaranga ngo murajya kugura imyenda mishyashya kandi mu rugo nyifite. Erega iyo batwaye ntabwo ariyo yonyine nari mfite, nubwo hari imyenda mwipfa ubusa rero. Kandi nzi neza yuko ayo uri bugure esanse ntabwo ari buhane nayo uri kugenda ngo ugiye kugura imyenda mishyashya kandi mu rugo mfite imyenda. Hari icyo bitwaye? Okay. Ahubwo ibyiza Ariko numvaga nshaka kugurira imyenda. uye ni ukuri pe, mfite imyenda mu rugo tugende ahubwo ugure esanse, haracyari kare tujye imuhira mu cyaro mfate imyenda tugaruke. Erega mwana wanjye imyenda ya Kigali ntabwo nubwo nyishaka pe, izo mpenure mbona hirwa bambaye ubusa nahora nazo bikamzamurira kamere. Ahubwo umva nkubwire, amafaranga wari kugura iyo myenda nugura esanse arasaguka, hasagutseho ahubwo turayatisha umurima mu cyaro tuzahingemo imyaka tuyisarure kandi izaba ari myinshi sibyo se? Naho ubundi rwose reka nta myenda ya Kigali nshaka narayibonye ntayo nshaka. Njye nifite imyenda yanjye kandi iranyuze nta kibazo, nsanzwe nyambara irambera rero. None se urugendo ntirubuze kukuvuna? Ntabwo rumvuna pe, haracyari kare humura. Okay. Reka tugende nonaha ariko. Yego nta kibazo. Kanze n'imodoka hafi. Ubwo nyine unsange hano, genda uyizane hanyuma nze mpite ninjiramo. Kungurira imyenda i Kigali nkenerwa mbonuje ishaje ntabwo bishaka. Mfite imyenda yawe kandi yiyubashye. Kiyongereyeho nyine nampo n'amafaranga yo kwatisha umurima biraba binyuze, n'inyungu zirenga hejuru y'izindi. Sikumpamagaye nkaza niruka nkaho nta yindi gahunda nari mfite. Ubundi se hari indi gahunda indi utasharimo? Ntayo, ariko nibazaga nyine ikintu kibaye ku buryo umpamagaye kuriya. Ntacyo rero urebye ahanini njya nkwereka ahantu mba.
nawe nyine wa mugabo ajyanye na nyina ngo mu cyaro ngo ngo kuzana imyenda ye ndavuga intereka nza n'umukunzi wanjye ubundi mwereka ahantu uri kuhabona ukuntu ari heza ahantu heza kabisa bya danje ni kugenda uhererega ni nawe utangiye nyura utuntu tutari twiza oya ni heza vraiment sawa cyane kabisa ahandi sara rumeze gute ngaho ibibazo ibintu byose ari ibyacu Imana izabiduha none se nawe unize imbaraga uceceke uriya mugabo mbe mukuremo sinabikwemereye se nubwo bigoye ariko ntari none ngo tujye mu cyumba njyewe nawe haba hari ndi muri iyi nzu njyenyine yakora bizi ko ari icyumba cy'umugabo ubusa nsanzemo ari we nawe se unijya kurusha undi n'uwe muri mutekereza ibyo bintu uraho wangize deshire ari ibyo usigaje warangiza ukigera gutyo umva nkubwira aho tugende dore nawe ubanza ubitekerezaho kabiri kabiri se ikibazo ubitekerezaho kabiri umamagaye mu rugo rw'abandi urukundo rw'umusore niyo uranamubura nasigara nawe ndabyumva ariko uribaza ikintu cyaba nsanzemo hariya sinzi n'ahariho ko wamuteruza simbona uri tugende nyine ntabwo utinda ibintu uko hari ugahituza Are you serious? Yeah. Babe, uzi ikintu cyiza se imvura ihise bidufashamo nayira umva reka mazinye rero njye dusha mwikoreho nawe nsange ngize ngombwa kujya muri hibabana no mbabariza none ngombwa kujya okay ntari ariko wangu mwari umupira kambe nkora gasiporo gake gake kanyabuka ese kufite ifembe igira hirya none se niki kituzanye nyine bo wigiye hirya ahubwo wankoresheje amakosa dore wankiza inyuma z'umuntu ajondekera inyuma utaha rijundikira se aha ni wawe uri kuryama ibwami shahu ukasizura ako mutkuba iryama neza nyine iryama neza ugize ibyo bibari byamba aho iryama ese ko ufite ifemba katubaye cyakora ikintu mukundira kabisa uri tayari mu bijyanye n'iki ntubakize imikuva rishyushye kubi hano ni mu urahabona ibwami ni sawa ikibazo cyawe imvura noneho ku isi guratahude twashize ndakubika mu gikoni ndategereza ihiti ego ye shesoshe cyangwa shenyuka ntazi ntabwo ushaka ko nza kongera ntabwo mvise oya hapa si kwaso ututaha ndakoreka ndyame ahantu nk'umugabo aryama inyuma hano ni wowe ariko wowe shimana ubwo nabyo kuba bibaye so ubundi kuri kugenda uvunguka amatwi none ubona norohewe mva mubwire jya kwambara dore imvura iri ku bitaraba nyinshi hamugende ejo nzaguhamagara ahubwo mu cyumweru gitaha afite safari uzagaruke nsigaye kuko ushaka iyi mvura tupfusha mbabarira reka mutware usibye kubona ukabona aridumbukije ko asigaye ameze nk'igihwerahwera none se waraza mu mvura uramuzi ariko ubu muri uzamubona vuba ahubwo ucaho wambaye ushaka utanyinisha mwana naribi nyine rwangwino uzi ushaka kunyambura ubusa nyine nari ngukumbuye tu nawe nari ngukumbuye hano imbabara tugenda ishatazi mabizo yamite ngenda habwa ivu aguruka tugendera simva kore bacapa se kukwihakana utamutwerera abagore nk'ijana bavuga ko uri umujura cana tugende tugende nari tugende
none se ma karame. ubu bushyuhe twebwe twifitiye mu mujyi uzi ko n'akavumbi kazamutse abantu bose barwaye ibicurane mwebwe harebye ubuze imvura iragwa yaheheze ko ari mu mpeshyi mva n'umwana wanjye ubu aka kanya wibagirije koko oya kuko byibuze hariya mufite n'amashyamba n'ibiti urumva mama mufite n'umwuka mwiza wo guhumeka kubera bya biti nyine papa wanyu yateye mu rugo n'abana baza kwirwa noneho babikokora wa mugani wagize ngo niriza no kudushahura baza gushakamo imbuto bakirwa baharwanira naho se mwebwe simbona ninaha hari ibiti urabona twebwe mu mujyi kubera amamodoka n'ibimashini umwuka duhumeka nyine ubugize ubuhumanye icyaro ni cyiza da kiba ari umwimerere kandi nta n'urusaku ruhaba rwinshi mu mitwe hashyushye indege igira gutya ikabiciyeho ikaba iragusakurije abantu bakavuza induru bakaba baragusakurije mugani numvise no gusinzira bitoroshye numvise no gusinzira bitoroshye ariko bizagira bigire abakire benshi bari kujya kwibera mu cyaro aha mwakagira imana ego mbe mwana wa umva hagarara yisiwamo dore imyenda yanjye uyu ni wa muntu wanyambuye imyenda wanyambuye igikapu cyanjye none dore n'imyenda yanjye arayifite dorere ni umusazi ahubwo se ma ayiwe ego man niko iwe ayiwe uyu si umukazana wanjye koko urugo rw'ababiri bashyize hamwe ni nk'ijuru rito ryifuzwa na buri wese kuko aba ari umugisha uboneka hake babiri abo bameze nka Adamu na Eva utatiye igihango muri bo